bivuze rero iki niba iyi ntanga ishobora kumara iminsi 5 uyu ni umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu bisobanuye ko tugeze ku munsi wa gatanu iracyakukuza iracyari nzima wa mugore nawe intanga ye irasohotse icyo bisobanuye rero nta kindi gusama birashoboka ndagusuhuje rero kandi nguhaye ikaze kuri Uzazi TV iyi ni channel y'ubuzima bw'imyororokere hamwe ubona amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere amakuru yizewe amahitamo meza hari abantu bibaza rero bati ese umugore ashobora gusama mu gihe ari mu mihango bamwe bakavuga bati oya ntago bishoboka yasama gute se kandi intanga yiba yamaze gupfa nyamara nubwo abantu bibwira gutyo birashoboka cyane ko wasama uri mu gihe cy'imihango ubu hari abavuze bati oya ntago bishoboka nawe witubeshye ariko birashoboka nubwo bitabaho kenshi ku bagore bafite ukwezi k'umugore kugufi no kuvuga nk'aba bafite ukwezi kw'iminsi 21 biba bishoboka ko yanasama akiri mu mihango turabibona kuri uru rugero ariko mbere yuko tujya kuri uru rugero reka tubanze twibukiranye ese ubundi iyo tuvuze ukwezi k'umugore tuba tuvuze iki kubera ko nibingibi byo gusama uri mu mihango bifitanye isano nyine n'ukwezi k'umugore turi kumwe na Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere mu magambo make rero dufata ko ukwezi k'umugore ari igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango bigakomeza kuzagera ku munsi azabonaho imihango y'ukwezi gukurikiye noneho akabona ko ukwezi yari arimo kwaburangiye umunsi umwe mbere y'uko abona imihango y'ukwezi gukurikiye ahangaha iyo umuntu ashaka kubyumva neza ni ukuvuga ngo umunsi umugore aboneyeho imihango niwo munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore ejo bikaba umunsi wa kabiri byumvikane neza rero ko ukwezi kurangira mbere y'uko abona imihango y'ukundi kwezi uko yabonye imihango y'ukundi kwezi abatangiye ukwezi gukurikiraho ikindi umuntu yavuga ni uko ukwezi abantu bakunda kwitaye n'ukwezi kwa kalendari bakakunda kugira ngo wenda ukwezi k'umugore naho kugira iminsi 30 hari n'abakunda kwigisha cyane mu bitabo ko kugira iminsi 28 ariko biriya ntabwo ari by'ijana ku ijana buri ukwezi k'umugore kugira iminsi runaka bitewe n'uko umugore cyangwa umukobwa yaremwe hari abagira ukwezi kw'iminsi 30 koko hakabagira ukwezi kw'iminsi 28 ariko hari n'abagira ukwezi kuri hasi yaho kw'iminsi 26 24 20 19 se hakaba ndetse n'abagira ukwezi kurekure kurenga iminsi 30 kujye n'abashobora kugira ukwezi kugera ku minsi 36 ibiro bikaba bigaragaza ko buri umugore cyangwa umukobwa buri wese agira ukwezi kwe gufite iminsi runaka akenshi nta uhuza n'undi wenda bamwe bashobora guhuza ariko ntabwo bose bahuza icyo tuvuga gusa mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi byagaragaye ko abagore n'abakobwa benshi bagira ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32 ariko hakaba haba n'abagira munsi iyo minsi no hejuru iyo minsi ukwezi k'umugore rero kugira ngo umuntu ashobore kukubara neza tuvuga ko ukwezi k'umugore kugira ibice bitatu igice cya mbere ni iminsi ya mbere itangira ukwezi k'umugore iminsi ya mbere itangira ukwezi k'umugore ni ya minsi umugore aba ari mu mihango ari kuva amaraso y'imihango niyo minsi ya mbere y'ukwezi k'umugore akenshi dukunda gufata ko bishobora kuva ku munsi wa mbere bikaba byagera ku munsi wa karindwi ariko bishobora no kuba iminsi mike kuri 7 ikaba yaba wenda 3 5 gutyo igice cya kabiri rero ni igice gikurikira cya gice cy'imihango cyo tukacyita ko ari igice cy'uburumbuke icyo gice cy'uburumbuke noneho cy'ukwezi k'umugore ni igice akenshi kiri hagati mu kwezi k'umugore akenshi tuvuga ko gikunda kuva nko ku munsi wenda wa 8 kuzajya ku munsi wa 19 ku bantu bafite ukwezi kuri hagati ya minsi 23 na 32 iyo minsi iri hagati y'umunsi wa 8 kujya ku munsi wa 19 ubaza uhereye igihe atangira imihango icyo ni igice cy'uburumbuke aho ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina akaba yasama nicyo bivuga cy'uburumbuke ni igihe ko umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba yatwara inda hakabaho n'igice no gisoza ukwezi k'umugore aricyo gice cya gatatu twita ko ari iminsi ibanziriza ukwezi kuzakurikira
cyangwa akaba ari iminsi koko isoza ukwezi inabanziriza imihango y'ukwezi kuzakurikira. Iyo minsi rero ku bantu bafite kwa kwezi kuri hagati y'iminsi 23 na 32 ni kuva ku munsi wa 20 kugeza igihe azabonera indi mihango y'ukwezi kuzakurikira, kikaba igice cya gatatu. Icyo gice cya gatatu rero gitegura imihango izakurikira gikunda kubamo koko n'ibimenyetso bigaragaza ko hari kwitegurwa imihango izakurikira. Hari usanga umugore cyangwa umukobwa ashobora kubona ibimenyetso binyuranye, wenda kumva wenda atameze neza mu nda wenda hagugaraye, hari n'ushobora kumva ari kuribwa mu nda, cyangwa se akaba yagira n'isereri, cyangwa se akaba yatapeti, kurya bikaba byahinduka. Wabyumvise rero iyo tuvuze ukwezi k'umugore icyo tuba dushatse kuvuga. Reka rero turebe ni gute noneho umugore ashobora gusama akiri mu mihango. Nk'uko twabibonye tugiye kwifashisha uru rugero rw'umugore ufite ukwezi k'umugore gufite iminsi 21. Uyu mugore tuvuga ko yabonye imihango ku itariki ya 2. Ubwo itariki ya 3 bivuze ko ari umunsi wa 2. Itariki ya 4 ni umunsi wa 3, itariki ya 5 umunsi wa 4, itariki ya 6 umunsi wa 5, itariki ya 7 umunsi wa 6, itariki ya 8 umunsi wa 7, itariki ya 9 umunsi wa 10, itariki ya 10 umunsi wa 11, itariki ya 11 ni umunsi wa 12, 12 umunsi wa 13, umunsi wa 14, umunsi wa 15, umunsi wa 16, umunsi wa 17, umunsi wa 18, umunsi wa 19, umunsi wa 20, umunsi wa 21. Tugiye gusubiramo turebe ku itariki ya 2 niba yabonye imihango no umunsi wa 1, umunsi wa 2, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5, umunsi wa 6, umunsi wa 7, umunsi wa 8, umunsi wa 9, umunsi wa 10, uwa 11, uwa 12, uwa 13, uwa 14, uwa 15, uwa 16, uwa 17, uwa 18, uwa 19. Uyu ni umunsi wa 20, uyu ni umunsi wa 21. Uvuga ko ukwezi kwe hano kwarangiye. Tubihe iri bara. Nkuko twabibonye n'ubundi mu biganiro byatambutse rero, iyo turi kuvuga ngo igihe cy'uburumbuke duhera by'umwihariko ku kumenya ese intanga y'umugore isohoka ryari. Ni umunsi bita ovulation cyangwa se ovulation. Uwo munsi rero ari umunsi wa 14 uhereye ku munsi wa nyuma umugore ukwezi kwe kwarangiye. Twabonye ko uyu mugore ukwezi kwe kuzarangira ku itariki 22 kuko gufite iminsi 21. Ubwo rero ni wo munsi wa nyuma w'ukwezi kwe. Tugiye kubara rero iminsi 14 kugira ngo tumenye ese intanga ye izasohoka ryari. Uyu ni umunsi wa mbere. Uyu ni umunsi wa mbere, reka twifashishe andi mabara. Uyu ni umunsi wa mbere. Uyu ni umunsi wa 2, uyu ni umunsi wa 3, uyu ni umunsi wa 4, umunsi wa 5, umunsi wa 6, umunsi wa 7, umunsi wa 8, umunsi wa 9, umunsi wa 10, uwa 11, uwa 12, uwa 13, umunsi wa 14. Uyu munsi wa 14 reka tuwuhe ibara ryihariye. Uyu munsi wa 14 icyo bitweretse nuko kuri uyu munsi intanga izaba yasohotse. Ariko nkuko twabibonye intanga y'umugabo ibishobora kumara iminsi 5 itarapfa. Nibi ishobora kumara iminsi 5 itarapfa rero ni ukuvuga kuri wa munsi intanga yasohokeyeho turakuraho n'indi minsi 4 kugira tugire iminsi 5 ya ntanga ishobora kumara itarapfa. Icyo bisobanuye nuko ubwo uyu munsi nawo turawita uwo gusama. Uyu munsi turawita uwo gusama, reka dukoreshe iri bara. Uyu nawo tuwite uwo gusama, uyu nawo yasama ndetse n'uyu yasama. Urabona ko kuva ku munsi ubwo kuva ku itariki ya 5 kuri uyu mugore ufite ukwezi kw'iminsi 21 wagiye mu mihango ku itariki 2, kuva ku itariki 5 kujya ku itariki 9 ashobora gusama. Ahangaha turongeraho n'indi minsi 2 nkuko twabibonye intanga y'umugore nayo ishobora kumara itarapfa. Uyu munsi nawo ndetse n'uyu nabwo yasama. Bisobanuye ko kuri uyu mugore ufite iminsi 21
ukwezi kwe wagiye mu mihango ku itariki ebyiri, we wagiye mu mihango ku itariki ebyiri, igihe cye cy'uburumbuke kizava ku itariki 5 kigere ku itariki 11. Ubwo ni ukuvuga ko kizaba ku munsi wa kangahe? Ni ukuvuga ubaze hano wabara ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane. Ni ukuvuga ko uyu mugore ufite, katubigire umunsi tuwugire muto kugira bigaragare ko ari bitandukanye n'iriya tariki, tubihe n'irindi bara. Ni ukuvuga ko uyu mugore ufite iminsi 21 ariko bikaba ari ukwezi kudahinduka, kuko twarabibonye ko hari n'ukwezi guhindagurika. Uyu mugore rero ufite uku kwezi kudahinduka, ni ukuvuga ko kuva ku munsi wa kane, uhere ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango ye, kuzagera ku munsi uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, uwa munani, uwa cyenda, uwa 10, kuzagera ku munsi wa 10 nk'uko turi kubibona hano, kuzagera ku munsi wa 10. Ni ukuvuga ko uyu mugore kuva ku munsi wa kane kuzagera ku munsi wa 10 ashobora gusama. Bivuze iki rero? Reka dukoreshe ibara rimwe rigaragaza cya gihe cy'uburumbuke. Twabonye ko kuva ku itariki ya 5, ni ukuvuga ku munsi wa kane ahera igihe yaboneyeho imihango ye, kuzageza ku itariki 11 ari wo munsi wa 10 yaboneyeho imihango ye, twabonye ko iki gihe cyose azaba ari mu gihe cy'uburumbuke. Reka tubihe ibara rimwe. Uyu mugore twabibonye ko afite ukwezi k'umugore kw'iminsi 21, twabibonye ko niba yagiye mu mihango ku itariki ebyiri, nuko nguko bizaba bimeze igihe cye cy'uburumbuke. Ariko tutagende no ku matariki, kubera ko amatariki y'ukwezi azahindukayo. Ni ukuvuga ko uyu mugore ufite ukwezi kw'iminsi 21 kudahinduka, igihe cye cy'uburumbuke ni ukuva ku munsi wa kane kugeza ku munsi wa 10. Kuva ku munsi wa kane, uwo munsi wa kane tuwubara duhere ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango ye, nk'uko twabibonye umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Nuko nguko tubibara. Eka ayo mabara nayo tube tuyakuyemo kugira ngo tuze kubibona neza ibyo ngiye kukwereka bindi bikurikiraho. Reka tubikore bimeze gutya. Twabibonye ko uyu no munsi yaboneyeho imihango ye ariho ku itariki ya 2. Twabibonye ko ari mu burumbuke kuva ku munsi wa 4. Ubwo ni 1, 2, 3, 4 biracyagaragara. Kuva ku munsi wa 4 uhereye igihe yaboneyeho imihango ari mu burumbuke. Uti rero yasamate ari mu mihango. Uyu mugore reka dufate ko yagiye mu mihango kugeza ku munsi wa 5, amazemo iminsi 5. Uyu no munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa 5. Ubwo no kuva no ku itariki 6 azaba akiri mu mihango. Uyu mugore rero wacu aribwiye ati noneho njyewe ndi mu mihango, nta kibazo nagira, sinasama. Akoze imibonano mpuzabitsina Dore wenda ku itariki 5. Ubwo tugendeye ku minsi, akoze imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 4 ari mu mihango, azayivamo wenda ku munsi wa 5 nta kibazo, cyangwa ashobora no kugeza no ku munsi wa 6 no ku munsi wa 7, nk'uko twabibonye ko umugore ashobora kugeza icyo gihe. We rero akoze imibonano mpuzabitsina kuri uyu munsi wa 4. Reka tubihe ibara ry'icyatsi kibisi kuko yumvaga ni amahoro. Ku munsi akavuga ati ngende mu mihango nasama gutese, akoze imibonano mpuzabitsina. Nyamara akoze imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 4 w'ukwezi kwe, nyamara intanga izasohoka ku munsi wa 9. Ahangaha igihe intanga niho intanga izasohokera. Kanaho tubihe irindi bara kugira ngo tuze kubyumva neza. Bivuze rero iki? Niba iyi ntanga ishobora kumara iminsi 5, uyu ni umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa 5. Bisobanuye ko tugeze ku munsi wa 5 iracyakukuza, iracyari nzima, wa mugore nawe intanga ye irasohotse. Icyo bisobanuye rero nta kindi, gusama birashoboka.